Bantu munkurikiye muri aka kanya, ese mwari muzi ko umuhanzi Bruce Melody atari amahitamo ya mbere y'umukire Coach Gael? Nubwo uyu munsi benshi Bruce Melody tumuzi nk'isura ya label ya 155 amateka agaragaza ko mbere y'uko Bruce Melody asinyira iyi label hari undi muhanzi wari warateguriwe uwo mushinga, ariko bikarangira bitabaye. Icyabaye nyuma nicyo cyahinduye amateka y'umuziki nyarwanda, ndetse n'uyu munsi benshi batangiye kwibaza niba ayo mateka atari kongera kwisubiramo muri aka kanya. Inkuru yose itayute muri rusange, kandi subscribe niba utarigeze ubikora. Guhaye ikaze kuri NBE TV Rwanda, inkuru zacu kuri kwa wenge nitwa Sana. Inkuru yose iteye gutya: mu ijoro ryo ku itariki 28 z'uku kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026, umuhanzi Bruce Melody yongeye kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gutambutsa ubutumwa bwafashwe n'abatari bake nk'ubwerekana ko hari ibitagenda neza hagati ye n'abantu bamwe bakoranaga nawe. Uyu muhanzi Bruce yabanje gushyira kuri Instagram story yiwe ahasanzwe hajya ubutumwa bumara amasaha 28, amagambo agira ati "Coach nawe akeneye coach." Aya magambo yahise akurura ibitekerezo byinshi. Hari ababifashe nk'urwenya, abandi bavuga ko ashobora kuba yari afite ubutumwa yifuzaga gutambutsa. Nyuma y'amasaha make, Bruce Melody yongeye gushyira hanze amashusho aseka The Ben na Muyoboke Alex, agaruka ku bihe bombi baguye mu ruhame. Alex Muyoboke yaguye mu ruhame mu kwezi k'Ukuboza 2025 mu kiganiro n'abanyamakuru cyateguraga igitaramo The New Year Groove cya The Ben, mu gihe The Ben we yaguye ku rubyiniro ku itariki 27 z'uku kwezi ejo bundi, ubwo yari ari gutaramira i Bugesera muri Summer Country Tour. Bruce Melody yahise abita Mugwaneza na Rugwiro, anongeraho ubutumwa bugira buti "Utariki enye z'ukwezi kwa karindwi, gahunda ni ukugwirirana." Aya magambo yongeye kuvugisha benshi, cyane cyane ko aje mu gihe ari amakuru amaze iminsi avuga ko umubano wa Bruce Melody na Coach Gael utameze neza nk'uko wahoze. Hari amakuru avuga ko nyuma y'imyaka 5 bakorana hashobora kuba hari impinduka ziri kuba hagati yabo, nubwo nta ruhande rurabivugaho ku mugaragaro. Hari n'ababihuje nuko Bruce Melody aherutse gukuraho ku mbuga nkoranyambaga ze amakuru yavugaga ko afite imigabane muri Kigali Universe ndetse no muri UGB Basketball Club. Bavuga ko ashobora kuba ari ugutangira icyiciro gishya mu buzima bwe bw'umwuga. Ariko kugira ngo umuntu yumve neza ibi biri kuba uyu munsi nibyo ndi gusobanura, ni ngombwa reka dusubire inyuma. Mbere y'uko umuhanzi Bruce Melody aba umuhanzi wa 155 uwitwa Coach Gael yari afite undi mushinga munini. Uwo muhanzi wundi yari The Ben. Icyo gihe Coach Gael yari amaze gutangiza label ya 155 ashaka umuhanzi ushobora kubaka umushinga mugari urebana n'isoko mpuzamahanga. The Ben niwe wari amahitamo ya mbere. Bombi bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ndavuga The Ben na Coach Gael, batangira ibiganiro byo gukorana ndetse banategura imishinga ikomeye. Muri iyo mishinga harimo indirimbo yitwa Why yakoranye na Diamond Platnumz mu buryo bw'amajwi yakozwe n'uwitwa Medbeat. Amakuru yagiye atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye avuga ko Coach Gael yashoye amafaranga menshi muri uwo mushinga, ariko nyuma ibintu ntibyagenze nk'uko byari bitezwe ko bizagenda. Byavuzwe ko amafaranga yashowe atigeze agaruka nuko byari biteganyijwe, bituma umubano w'impande zombi utangira kuzamo agatotsi. Aha niho amateka yahise ahindukira. Mu gihe umubano wa Coach Gael ndetse na The Ben wari ugenda uzamo ibibazo bikomeye, uwitwa producer Medbeat we ufite imigabane muri 155 kugeza na n'ubu niwe wagize uruhare rukomeye mu mpinduka zakurikiyeho. Amakuru avuga ko icyo gihe Medbeat na Coach Gael bari muri Tanzania. Coach Gael yamusabye kumushakira undi muhanzi ushobora gukomeza umushinga wa 155 Medbeat nibwo yahise atangira ibiganiro n'umuhanzi Bruce Melody. Bidatinze Bruce Melody nawe yerekeje muri Tanzania icyo gihe atangira ibiganiro n'uyu mukire Gael Karomba twese tuzi ku izina rya Coach Gael. Ahangaha niho hashyizwe umusingi w'ubufatanye bwaje guhindura amateka y'urugendo rwa Bruce Melody. Nyuma y'aho Coach Gael yahise yerekeza imbaraga ze kuri Bruce Melody, batangira gukorana kuva Bruce Melody atangira gukorana indirimbo n'abahanzi bo mu karere barimo Harmonize. Ibintu byatumye atangira kurushaho kwagura isoko rye. Ku ruhande rwa The Ben, amakuru yagiye atangazwa avuga ko atafashe neza uburyo ibintu byagenze, cyane cyane kubera uruhare Medbeat yagize mu kuzana Bruce Melody mu mushinga wa 155 dore ko Medbeat yari amaze igihe akorana na Bruce Melody indirimbo zigiye zitandukanye, anaheruka kumukorera indirimbo yitwaga Katerina yanabaye mega hit ku ruhande rwa Bruce Melody. Nyuma y'imyaka
Madebeat yaje gusaba imbabazi The Ben, bombi bongera kubaka umubano wabo barihuza ndetse ubushuti burakomeza. No mu mwaka wa 2024 na The Ben ndetse na Coach Gael nabo bongeye kwiyunga nyuma y'imyaka yo kutumvikana yatambutse. Gusa icyakora ibyo ntibyahinduye ko Bruce Melody yakomeje kuba isura ya 155 EM ndetse bakomeza gukorana ibikorwa byinshi byagize uruhare mu kuzamura umuziki we ndetse no mu gukomeza iyi label ya 155 EM. Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zabaye amahit, akora amakorabo menshi harimo akorabo ye na Harmonize, ariyo ndavuga Zanzibar, hakazamo n'iyitwa Totally Crazy, hakaza korabo ye ya Innocent yitwa Aleze, hakaza When She's Around yakoranye remix na Shaggy umunyajamaika w'icyamamare cyangwa se umunyabigwi mu muziki w'isi, hakazamo yitwa Beauty on Fire yakoranye na Joe Boy, hakazamo yitwa Nicki Minaj yakoranye na Black Diamonds, hakazamo indirimbo yahuriyemo na DJ Netune ndetse n'uwitwa Bayani bakoranye. Ni korabo nyinshi Bruce Melody ajya gukora ndetse n'iyitwa Pom Pom aherutse gukorana n'uwitwa Diamond Platnumz. Korabo zo ni nyinshi, ariko uyu munsi ariko amagambo Bruce Melody ari gutambutsa ibihuha bivuga ko umubano we na Coach Gael utifashe neza ndetse n'impinduka zigaragaza mu buzima bwe bw'umwuga zatumye benshi bongera kwibaza niba amateka yabagiye kwisubiramo uko Coach Gael yashwanye na Bruce na The Ben akahita afata Bruce, yabagiye kongera gushwana na Bruce nawe akareba indi shuwa yafata. Ese kuko Bruce Melody na Coach Gael bageze ku iherezo ry'ubufatanye bwabo, cyangwa ibi byose ni ibihuha biri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho? Urugero naguha nk'iyi YouTube nkurikiyeho kano kanya, haguha TikTok, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye. Ibyo byose ni biri kwibazwa. Kugeza ubu nta ruhande ruratangaza ku mugaragaro ko rwahagaritse ubufatanye, bityo ni ngombwa gutegereza icyo impande zombi zizavuga. Ese koko ni ukugira ngo iyi Sama Country ikomeze kugarukaho cyane, cyangwa koko ni ibyanyabyo? Ariko ikigaragara ni uko iyi nkuru yongeye gukurura amatsiko y'abakurikiranira hafi umuziki nyarwanda, cyane cyane abibaza niba amateka yigeze kuba hagati ya Coach Gael na Bruce Melody na The Ben ashobora kongera kwisubiramo hagati ya Coach Gael ndetse na Bruce Melody. Nimwibagirwe ko uwitwa Nopuja usanzwe uri mu bantu ba hafi na The Ben aherutse gushyira kuri Instagram story ye ati Coach Gael tumukeneye muri timu yacu, ariko ntawamenya. Wowe ubibona ute? Ese koko amateka ari kwisubiramo cyangwa ni ibihuha bidafite ishingiro? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment mu buryo bwubaha buri wese, utabogamiye uruhande na rumwe, ukoresheje ukuri. Niba ukunda inkuru nkizi zisesenguye kandi zishingiye ku mateka y'imyidagaduro nyarwanda, komeza gukurikirana NBE TV Rwanda, ukanda subscribe, ukande na like. Nitwa Sana, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.